Dutangiye filime yacu, aha ngaha hari umugabo w'umukene cyane wicaye ari kugenda asaba ibyo kurya, asaba umuhisi n'umugenzi. Ako kanya hari umusore wacaga aho ngaho yamuhaye igiceri, atakira rwose nawe wirwaneho, ni umukene cyane arasabiriza, ubuzima ntago bworoshye. Bakomeje kugenda bamuha ati murakoze cyane, yatangiye kugenda agiramo udufaranga turinganiye. Hashize akanya haje n'umukobwa nawe aje guhaha, ageze aha ngaha abona usabiriza nawe amugirira impuhwe, atangira kwibaza. Yari afite amafaranga yo guhaha, agira gutya akuramo makeya kubera impuhwe, kubera urukundo. Amafaranga yo guhaha agiye kumuha mu makeya. Wa musore ati ni ukwihangane ndashonje cyane. Umukobwa yaraje kuri ya mafaranga amuherezaho 1/2. Undi ati urakoze cyane, Imana iguha umugisha, nyamuneka mujye mufasha imbabare, mufashe abatishoboye, imfubyi n'abapfakazi. Gufasha ni umugisha, gufasha ni byiza, bitanga amahirwe menshi mu buzima. Mu by'ukuri umukobwa ni uko yavuye aho ngaho. Barakwereka bukeye bwaho rero wa musore yaje aha ngaha ahantu hamwe, yambaye neza, asa neza, atangira kugenda ava aha ngaha yerekeza ku rundi ruhande. Kumbi uko yari ari aha ngaha, wa mukobwa amuha amafaranga yakomeje kugenda amukurikirana. Ese kubera iki yakomeje kugenda amukurikirana intambwe ku ntambwe, amwoga runono? Hari imodoka nziza, iyi modoka y'igiciro. Kumbi wa musore ni umukire, ni umuherwe. Dore imodoka yihinduye umusabirizi kugira ngo arebe ese ninde mukobwa wamukunda mu by'ukuri. Hari umukene. Wa mukobwa yarumiwe aratangara abonye iyi modoka umusore agendamo. Iyi modoka zihenze, iyi modoka z'abaherwe, iyi modoka nshyashya kuva ku ruganda, 0 kilometero. Izi ntabwo ari za zindi rwose zigura 2, izi zirahenze. Dore umusore, uwo mukobwa yakomeje kwifuza kumenya byinshi kuri wa musore yahaye amafaranga, none asanze hari umukire wigira umusabirizi akajya ku isoko. Bidatinze umusore yakije imodoka ava aho ngaho. Dore imodoka, wumva uko ihinda, yewe data we, dore jipe, dore uko igenda. Umukobwa yarumiwe aravuga ati mana we ndapfuye, wa mugabo ni umukire, namuhaye amafaranga yanjye kandi ari umukire. Amafaranga yo guhaha yose ntago nzabyemera, agomba kuzayansubiza. Nari nzi ko ari nyakujya, uriya mugabo wanza mu by'ukuri ari umubeshyi. Tuvuye aho twagarutse aha ngaha, hari umubyeyi arwaje umwana, yagiye kuri telefone ahatangira guhamagara, harifuza ubufasha, ati ni kwa alo, amakuru. Mu by'ukuri kumbi uwo yahamagaraga ni wa mukobwa watanze amafaranga kuri wa mugabo wasabirizaga. Mama ati murumuna wawe ararembye cyane, nkeneye amafaranga 40,000 kugira ngo ajye kwivuza, ndagusabye. Umukobwa ati ntayo mfite, ndi gushakisha, nta kazi mfite muri iyi minsi rwose mama, ndi guhigahiga, ninyabona nzakoherereza vuba kandi mwihangane. Hashize icyumweru twagarutse aha ngaha, wa mugabo yarongeye aza mu nzira wa mukobwa akunda kunyuramo, arongera aricara atangira kugenda asabiriza. Wa mukobwa nawe yakomeje kugenda akurikirana umusore, aramuhengereza. Dore ngo hakurya aho ngaho, dore uko ahengereza. Umugabo nawe ari mu nzira neza, aho umukobwa anyura yakomeje kugenda amwiyereka. Umugabo yari yabonye ko umukobwa ari kugenda amuhengereza buhoro. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Filime yacu itangiye inakomeza. Mwibutsa kuri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Wa musore yagize gutya abona umukobwa ariko arirengagiza, atereka mwirengagize. Umukobwa nawe bisa naho yakunze umusore,
ariko nyine asanga ni umukire, ati amafaranga yanjye agomba kuyansubiza, ubanza ari umubeshyi. Wa musore nawe yacunze ku jisho umukobwa, atangira kugenda ahaguruka, umukobwa nawe aramucunga, arangije arahaguruka ati buretse reka ngende, ndebe ko nkurikirana. Umukobwa nawe yamuriye inyomeko, arategereje, yakomeje kugenda yibuzabuza yirebera hirya hino, ahindukiye yasanze umusore agiye, atangira kumwirukankaho, atarancitse agiye hehe, ni umukobwa mwiza ukiri mutoya. Wa musore nawe yakomeje kugenda yirukanka, ava hariya agana ahandi hantu, yaje abara amafaranga. Ni umukire, ni umuherwe wigize umusabirizi kugira ngo arebe umukobwa wamukunda, akamukunda mu by'ukuri hari umusabirizi. Wa mukobwa yakomeje guhiga umusore, arazenguruka ahangaha, ageze kuri ati niko hagarara aho ngaho rwose, amafaranga yanjye urayansubiza. Wa musore ati data we, umukobwa ati ndagufashe nsubiza yanjye, uri umukire narakubonye, uri umuherwe, nsubiza amafaranga yanjye, naguhaye amafaranga yo guhaha nkugiriye impuhwe rwose, none rero yansubize. Na mama ararwaye, na murumuna wanjye ararwaye, yansubize njye kubavuza, mbabarire kandi nari nzi ko uri umukene, ntabwo nari nzi ko uri umuherwe. Wa musore ati akira fata aya ngaya 500. Uwo mukobwa ati urampa 500, naraguhaye 5. Ati ntibihagije, basi mbabarira umfashe, aya ntabwo yavuza murumuna wanjye ararwaye, mbabarira, uri umukene narakubonye kandi nanjye naragufashije, nzi ko uri umukene, ntabwo mbyemera, ihangane. Umukobwa yatangiye kuba nk'umusazi kubera murumuna we urwaye, baramuhamagaye. Yakomeje kugenda afata umusore amwizirikaho, ariko umusore akomeza kumwiyaka. Bidatinze wa mukobwa yaje ahangaha, uwo musore yaramwiyatse, akaboko karagenda, imitsi irikanga, baza kumukana ati yewe data we, koraho buhoro ariko nawe rwose, yewe data we ndi kubabaraye, marange we, gira buhoro 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 buhoro. Umukobwa yaravunitse, imitsi yarikanze, umusore yaramwiyatse, undi nuko nyine imitsi irasobana. Umukobwa yakomeje kugenda akurikirana umusore kugira ngo amenye akantu ku kandi, kukigize umusabirizi kandi ari umukire. Yakomeje kugenda ahantu hose azi ko uriya musore akunda kugenda, yaje kongera amufatira ahangaha ati niko ubundi ni ibiki uri gukora, ubundi kuki uri kwigira gutya kandi nzi ko uri umukire, uparitse imodoka hariya. Ati njye ntabwo mbyumva. Ati niko none se wambara ukamfasha. Umusore aterega iriya modoka ntabwo ari iyanjye, njyewe ndi umunamba nari nyishyiriye boss, yaramubeshye ngo ni umunamba, ariko undi yanze kubyemera, atoya wari wambaye neza, hari ibyo uri kumbeshya, ngaho rero nyine byibura nsubiza yanjye, hanyuma njye kuvuza mu by'ukuri murumuna wanjye. Umusore ati oya, nta mafaranga mfite, nanjye inzu ntabwo yishyuye, mu by'ukuri nkeneye kurya, nkeneye guhaha, nta kintu mfite. Bakira aho ngaho, uwo musore yarongeye aramukwepa, arirukanka, aragira ngo arebe umukobwa uko yitwara. Bakomeje kugenda basa n'abakina igihinde. Dore umusore bukeye bwaho yaraje aparika imodoka, noneho yihinduye nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, yambara amashashi kugira ngo arebe se umukobwa yagarutse, ese arahari, ese araza kumenya se? Oya, ntago aza kumenya. Umukobwa nawe yageze ahangaha asanga iyi modoka y'umusore iraparitse, ati uretse tu ndamubona, yanze akunze ndamubona, ntago ari buncike. Umukobwa ari ahangaha yasaga n'uwakunze umusore, yaramugiriye impuhwe, azi ko ari umukene, asanga ni umukire. Umusore nawe yaramaze kubona umukobwa ko hari umukobwa mwiza, agenda amucangacanga, amunyuza hirya hino kugira ngo amwimenyereze gake gakeya.
Wa musore amaze kubona umukobwa arenze, yaje ahangaha akuramo rwose amashashi, imisatsi ayikuramo, ati ndamwihisha sha, mwe yagiye rwose, yagiye ntago ambonye, data we, yihanagura ibyuya, ati uzi ko rwose yambije icyuya, ati mbega amashashi we, mbega imisatsi we, akibikuramo umukobwa yamuturutse inyuma, ati ndebera ye, mundebereye, ubwo azi ko yancitse ye, ati niko umusore ati data ndapfuye, ati hama hamwe, uzi ko wancitse, ati ndashaka kumenya ni iyihe mikino urimo, umukire nka wundi ni ibiki urimo ahangaha. Umukire ari ahangaha, umukobwa ari ahangaha, batangiye kugenda baganira. Hashize nk'icyumweru, wa mukobwa yari muri siporo mu gitondo. Nyamuneka mujye mukora siporo, ni ubuzima, siporo ni nziza ku buzima. Umukobwa ageze ahangaha yatangiye kuruha, kumbi umusore yari yamutegereje mu muhanda. Mu by'ukuri yageze ahangaha ati niko hagarara tuvugana, ariko undi ati ariko uranshakaho iki? Umusore ati uzi n'ikindi, ndifuza ko wazaza kunsura ariko waretse ubundi, ubuse warandakariye. Hatarega urumva nyine njyewe ndi umukene, nanjye hari umuntu nkorera, ariko ndifuza ko wazaza kunsura. Ati ni ukuri pe, wambabariye ejo ukazaza. Uwo musore atangiye kugenda yiteretera umukobwa, yakunze umukobwa, umukobwa arahangaha, umusore arahangaha, ni umusore mwiza. Ati niko wambabariye rwose ejo ukazaza iminota mikeya ukagera mu rugo. Umukobwa yifata neza, aramwitegereza, amuhera hasi. Undi ati ni ukuri rega buriya nsigaye numva uri inshuti yanjye pe, ni ukuri twaramenyeranye, rero nsigaye numva nyine twaganira kenshi, ndifuza ko nyine wazaza ejo. Umukobwa ati ntago nzaza, wowe urabeshya ukihinduranya, wanze no kumbwira impamvu wigize umutindi. Arakwereka. Umusore ati mbabarira basi nzagusobanurira nugera mu rugo. Arangije amuha ikiganza, hatuzaza. Umukobwa arangije akora mu kiganza nko kuvuga ngo nzaza. Yemera kuzasura umusore kugira ngo azamusobanurire impamvu yihinduye umukene kandi ari umukire. Ese azamubwira ko ari iyo mpamvu? Filime yacu itangiye inakomeza. Komeza urebe akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa. Nkibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Umusore ati bizanshimisha cyane kukubona mu by'ukuri uri mu rugo. Ati uri umukobwa mwiza rega, ndifuza ko nyine wazaza tukaganira. Umukobwa ati oya, ibyo by'ubwiza bireke, ndifuza ko uzabanza ukambwira ukuri, impamvu umuntu nkawe ufite imodoka nk'iyi ngiyi ajya gusabiriza mu muhanda, ku isoko, akigira nk'umusazi. Ati ndifuza kubimenya cyane, ibindi ubyihoreye. Umusore ati nzagusobanurira nuza mu rugo. Barakwereka. Bidatinze yafashe umukobwa ajya kumuha lift kugira ngo amugeze no mu rugo, ariko nyine gahunda ni gahunda, ngo ejo azajya kumusura. Nyamuneka umusore yemeye kugenda, yigira umusabirizi kubera urukundo. Ese kuki abakire benshi bakunda kugerageza abakobwa mbere yo kubana nabo, mbere yo gukora ubukwe? Ese wowe umusore akugerageje wabyitwaramo gute? Umenye ko mukundana ari umukire cyane kandi arakubeshye ko ari umukene. Barakwereka wa musore afite mushiki w'ahangaha ufite ubumuga. Bakiri aho ngaho bicaye, hari uwakomanze. Ese ninde? Umusore ahangaha afite ikibazo mu muryango we, dore mushiki we agendera mu kagare, niwe umwitaho umunsi ku munsi. Nyamuneka burya ku isi nta muntu ubura ikigeragezo, buri wese aba afite iki, umukire umukene, buri wese ageragezwa ukwe. Niyo mpamvu ntukihebe ngo winube uvuge uti rwose Imana iranyanga. Oya, uyu musore nawe nubwo ari umukire, afite ikigeragezo cya mushiki we ufite ubumuga. Bidatinze yagiye gufungura umuryango,
ese ninde ukomanze? Yarafunguye yitonze, arahengereza gake gakeya, arasohoka, arongera arahengereza, kumbi ni wa mukobwa umusuye. Yinjiye afite amahane, yifuza kureba ese umusore ni iki cyamuteye kwigira umutindi. Akinjira yasanze muri salo harimo umukobwa ufite ubumuga. Ahita atuza, yifata neza, aca bugufi n'umukobwa. Umukobwa ni mwiza, yambaye neza mu bukabyaramwe, ni umukobwa rwose ni icyuki, yewe data we, dore taye, dore agakanzu, dore amaguru, umusatsi, isura, mu nda zeru, mu gatuza, yo! Umusore ari aha ngaha, umukobwa ari aha ngaha, umusore ati se kuki waje ukererewe? Ubundi se kuki uje winjira gutyo rwose? Niko ati ntabwo ari byiza. Wa mukobwa mushiki w'umusore yatangiye kugenda areba ku ruhande. Wibuke neza ko ejo uwo musore yabwiye umukobwa ko azamubwira impamvu yihinduye umutindi, akamubwira impamvu ari uko yamusuye. Wa mukobwa ati unyihanganire, ntago nari nzi ko ufite umurwayi aha ngaha. Ati rero reka nkubwire ubimenye, dore impamvu nihinduye umutindi, ni ukubera uyu mukobwa mushiki wanjye yansabye ko mu by'ukuri nakigira umutindi kugira ngo nzashake umugore unkunda bya nyabyo, uzabasha no kumwitaho akamwemera nk'uko ari. Umukobwa ati none se kuko byari ngombwa? Byari ngombwa? Umusore ati byari ngombwa ku bwa mushiki wanjye. Undi ati oya, wararengereye cyane, uri umukire, ntago wabura uko ukunda, uri umusore mwiza, kujya mu muhanda byagaragaje isura mbi, usa n'umwesikoro, umutekamutwe. Hatoya si byo. Ariko umusore ati oya, nibwo buryo bwiza mushiki wanjye yansabye. Bakiganira mushiki we yatangiye gukorora, ararwaye nyamuneka, ntago ari ubumuga gusa, afitemo n'indwara ikomeye cyane, arwara asima, agasemeka. Wa mukobwa nawe yaje gutabara, hatewe data we, tumujyane kwa muganga. Umusore ati oya, ni uku nguku ahora, ubwo nyine agize siteresi, mukabyaramwe yakomeje gukorora, hafi kubura umwuka, arasemeka. Abandi bati yewe data we, tumujyane kwa muganga. Umukobwa ari aha ngaha agirira impuhwe mushiki w'umusore. Ibi ngibi rero ni ibyo umusore yifuzaga. Umukobwa utazanena mushiki we, akamwitaho, akamukunda, kandi akazavamo umugore mwiza, utibona, udasuzugura, ufite umutima mwiza. Nyamuneka burya gushaka ntabwo byoroha, niyo mpamvu jya ubanza witonde, ufate iminsi ihagije, uhitemo umugore mwiza, umugabo mwiza, ufite imico myiza. Ntago ari uguhubuka ngo uhuye n'umuntu uyu munsi ngo mwakundanye ngo tujye gukora ubukwe, ntago ari byo, ntago wakamumenye, hari igihe birangira wicuza. Ikindi kandi burya niba uri umukire, amafaranga ntukayashyire imbere ugiye gushaka urukundo. Iyo bakubonye babona ifaranga gusa, bakaza bakubeshya urukundo, ariko ari ifaranga bishakira. Jya ubanza urihishe, wicishe bugufiya, urebe uzabigukundira bya nyabyo. Nibyo uyu musore yakoze. Ese bizaherera hehe? Ese bizasoza gute? Tuvuye aho ngaho, bukeye bwaho twagarutse aha ngaha, n'ubundi umukobwa yagarutse gusura umusore, azanye imbuto, azaniye umurwayi. Nyamuneka yatangiye kwiyumvamo umusore, umusore nawe atangira kwiyumvamo umukobwa. Umukobwa ati se umurwayi ari hehe? Nari nje kumusura. Uwo musore yatangiye kugenda abona ko umukobwa afite umutima mwiza, umutima wa kimuntu. Aje gusura mushiki we, yarabizirikanye, amafaranga make yabona aragenda aguramo utuntu, azaniye umurwayi. Ibi rero byatangiye kugenda bikora ku mutima uyu musore. Nyamuneka burya hari igihe ushaka umuntu ugasanga urarongoye, cyangwa se urarongowe, uwo mubanye, uwo mwashakanye, ugasanga ntakunda umuryango wawe, nawe ubwawe ntagukunda, mukabana nabi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo jya ubanza ukoresha inzira zose, wihindure umukene,
umukene, uce mu nzira nyinshi kugira ngo ubanze umenye bya nyabyo uwo mugiye kubana, umenye imico ye, umenye uko agenda, uko yakuze, uko yabayeho. Hanyuma nusanga koko afite imico myiza, uzamurongore cyangwa se akurongore. Umukobwa arahangana, umukobwa mwiza ariko nyine ni umukene, nta mikoro afite na murumuna we urwaye umeze nabi, ariko mu mafaranga make afite aguriye imbuto mushiki w'umusore. Umusore ati se none murumuna wawe se yarakize? Undi ati oya ntabwo yakize, nyine ntabwo ndabona amafaranga, ariko ntacyo bitwaye. Barakwereka wa mukobwa yakomeje kujya aza akaza kureba mushiki w'umusore akamwitaho. Mu by'ukuri yatangiye kwishima, ni umukobwa ararwaye, atangira kumva ko akunzwe. Wa mukobwa yatangiye kuza akamusokoza, akamubohera imisatsi ntamunene, akamwitaho nk'umukozi we, ariko byose yabikoraga ku bushake bwe. Yewe data we, umusore yatangiye kugenda avuga ati uyu mukobwa se ni umukobwa mwiza, ni umukobwa mu by'ukuri ufite uburere, ufite umuco, ntago yinda umukobwa nubwo arwaye adasa neza, ariko nyine amwitaho. Umukobwa akiri aho ngaho telefone ye yarasonnye, ako kanya arayifata. Umusore nawe ari muri telefone arifuza kugenda amenya umukobwa gake gakeya, icyakora amaze kubona ko ari umunyempuhwe, arangije agiye kwitaba telefone ati none se wambabarira nkitaba telefone gatoya? Umusore ati nta kibazo, genda witabe telefone. Mushiki we yitegereje musaza we atangira kuzunguza umutwe nko kuvuga ngo uyu mukobwa yavamo umugore mwiza, arubaha no kwitaba telefone asaba uburenganzira. Yewe data we, nyamuneka burya hari igihe ushaka umuntu ugasanga ntakubaha, ugasanga afite amahane, ugasanga aguca inyuma, ugasanga araguserereje, ugasaza wicuza. Dore na telefone yagiye kwitabira hafi aho bamwumva. Ibi rero bigaragaza umuntu ufite imico myiza. Abandi bajya kwitaba telefone bakihisha, bagasohoka, bakurira imisozi, bakajya munsi y'igitanda, ariko we yagiye ahangaha. Ibyo avuga byose uwo musore arabyumva ndetse na mushiki we arabyumva. Umusore yatangiye gutekereza avuga ati nyamara uyu mukobwa ubanza narahisemo neza. Filime yacu irakomeje. Hashize icyumweru twagarutse ahangaha, ya modoka y'umusore yazaga ahangaha, ni imodoka y'igiciro, imodoka ihenze, iyi modoka z'abaherwe, ntago ari za zindi zigura abiri nka za zindi z'aba bandi. Yewe data we, uwo musore si ukwiyemera, si ukwirarira, harakize. Hari igihe umuntu yirarira akavuga ati ndakize rwose, wamureba yewe data we ukumva waseka. Nawe se umuntu no kurya rwose ni ikibazo, ati ndakize. Uwo musore arakize. Nyamuneka mujye mwigaragaza uko muri, ube mu buzima bujyanye n'amikoro yawe, ntukirarire. Kwirarira bituma mu by'ukuri udatera imbere. Kumbi umusore yarazanye umukobwa ahangaha, mu by'ukuri amucyuye, amugejeje ahaba. Ageze ahangaha nuko yaje kumufungurira, batangiye gukundana gake gakeya, buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe. Umusore ati nishimiye ko wansuye. Umukobwa ati nawe rwose wakoze kumpaye irifuti. Hatari ko ubundi koko mana yanjye, ubu se esanse yawe koko ubu ngubu uzayivamo? Umusore ati oya, esanse yanjye icy'ingenzi se nyine si uko mu by'ukuri mba mbikoreye inshuti yanjye. Batangiye kugenda biyumvanamo buhoro buhoro. Bageze ahangaha rero wumva amagambo. Umusore yarebye umukobwa, hatuzi n'ikindi, reka nkubwire ikintu gikomeye, ni ukuri ntangiye kugenda ngukunda, ntangiye kugenda nkwiyumvamo. Yewe data we, ati ntabwo nzi ibiri kumbaho, ariko numva nyine muri njyewe hatangiye kugenda hazamukamo ikintu cy'urukundo. Uwo mukobwa areba hasi, urukundo ariko se waretse rwose, waretse nawe urukundo se gute kandi none se ubu bwoko ati se kubera njyewe
umusore ati ni ukuri ntangiye kugenda ngukunda rwose ukuntu witwara. Umukobwa ati ndeka nawe reka nigende tuzavugana ejo. Umukobwa yatangiye kugenda ahagira amasoni, ariko umusore aramureba ntiyifuza kumukuraho n'ijisho. Umukobwa ati kandi mushiki wawe ndamukunda kandi rwose ndakwihanganishije kubwe, nzajya nza kumwitaho, naramwikundiye mu by'ukuri, nzajya nza kenshi nze kumwoza, ntuzongere kumwoza, nzajya mugaburira. Yewe data we, wumva amagambo, umusore akamukorogoshora. Ati ni ukuri rwose muri njyewe harimo ikintu cyo gufasha, iyo mbonye umuntu ufite ubumuga numva binkozeho, rero ihangane ku bwa mushiki wawe, rwose nzemera njye nzamufashe, ntuzongere kugira ikibazo. Umukobwa ari ahangaha, umusore ari ahangaha. Umusore atangiye gukunda, ariko n'umukobwa nawe karimo gake gakeya. Umusore yatangiye kwiseta ati mana yanjye, ni ubwa mbere nabona umukobwa nkawe, umukobwa utanira mushiki wanjye. Abandi bose barazaga ntibamwikoze, yewe data we ngarabanukira. Niyo mpamvu mu by'ukuri nafashe icyemezo cyo gushaka umuntu utuje nkawe, ufite umutima mwiza. Barakwereka. Umusore yasobanuriye umukobwa impamvu nyamukuru yigize umusabirizi kubera urukundo yakunze mushiki we, ariko akifuza no kubona umugore mwiza, umugore umukunda, umugore w'imico myiza. Umusore mu by'ukuri yarabonye umukobwa mwiza cyane w'akataraboneka, usa neza, usa na marayika. Umukobwa ati ariko nyine urumva nawe ntukantake ngo ndi mwiza, ubu se wabuze undi mukobwa rwose wakita kuri mushiki wawe ninjye gusa? Undi aramusatira aramufata. Hatuzi n'ikindi, nta wundi nabonye, wowe urihariye, uri umukobwa mwiza imbere n'inyuma, rwose ntago nakubeshya, maze kukwiyumvamo cyane, maze kugukunda. Umukobwa ati urakoze cyane. Ati sinkubeshya kandi ntabwo nkuryarya, nta kindi ngambiriye, namaze iminsi hariya, nabonye abakobwa benshi, ariko wowe wenyine niwe mbonye nkasanga uri uw'akataraboneka, warezwe neza, urihariye. Mana yanjye, ntabwo nzi uko nakubwira uko uteye, ubwiza bwawe. Umukobwa arahanga yatangiye kugenda agira isoni, areba ku ruhande, amasoni aramwica ati mana yanjye, ariko se rwose waretse nawe kuntera isoni, waretse. Umusore ati ariko se basi se none se wansezeye ukampa akabizu, ko ngukunda rwose, wambabariye koko ukampa akabizu ho, basi ugakoza ku munwa gusa. Undi ati si ubwo ku muhanda yewe data we, yatangiye guseka ati ni ukuri ntabwo mbizi, ntabwo azi gutanga akabizu. Umusore ati nyine uragira gutya gatoya hanyuma ngo usezere nyine, hanyuma uhite ngenda. Umukobwa ati se ko ntazi gutanga akabizu koko? Byatangiye kumusetsa. Umusore atangira kwinginga ati nyine uraza gakeya, nushaka uhumirize nyine umpa akabizu. Umukobwa ari ahangaha. Umusore ati ni ukuri reka nkubwire, nubyemera nzagukora n'ubukwe maze tubana akaramata. Undi ati yewe data ngubukwe, ariko mana yanjye, buriya rero nta mukobwa udakunda ubukwe. Yumvisha ubukwe arasimbuka, ka kabizu aza kugatanga. Yewe data we, ati ubukwe ubu se urankunda ko ku buryo wankorera ubukwe? Umusore ati ni ukuri ndagukunda, maze kugukunda cyane. Yarahumirije amuha akabizu, undi ahita akuraho, ntago abimenyereye, ni ubwa mbere yasomana. Yakojejeho undi hafi kugwa igihumure. Urukundo rwatangiye kugenda ruzamuka hagati y'ababiri. Ese bizaherera hehe? Ese bazabana nk'umugore n'umugabo? Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere, ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.
biba byinshi kuri